hano dukora amarangi akoze mu mapamba arimukanwa, akora nka decoration, arinda imidite. Ayo marangi ushobora kuyajyana ahantu aho ari hose muri make. Ubu ikigaragara nuko abantu baraza ari bakeya, ndetse n'abagerageje kuza baraza ubona nabo. Nkuko ubibona nifatishije intoki byanjye, ntago rihumura, ntago ryanduza, nshobora kurisiga kandi nkomeza nsa neza nkuko nyine mubibona. Hama iyo ugiye kurisiga waritobye n'aya mazi yawe. Bakunzi ba Katikati Media, turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza aho muri hirya no hino ku isi. Uyu munsi tugiye kubatembereza aho exposition ya 2020 irimo kubera hano Gikondo. Hari uwaba ari bugufi akaba atekereza ati nyuma ya Noheli ntabwo ndabasha kujyayo, reka mpanyarukire tukakwereka nibura bimwe na bimwe byaba bihari, ariko hari n'abashobora kuba batari bugufi batazayitabira. Nicyo Katikati Media tuhabereye kugira ngo tubagereraho mutabashije kugera. Bakunzi ba Katikati Media, turakomeje kubatembereza hano muri Expo Igikondo aho irimo kubera muri 2020. Ngira ngo ni ibihe bidasanzwe kuko ubusanzwe zajyaga ziba hatariho ingamba zo kwirinda COVID-19, ariko ubu ngubu harimo impinduka. Niyo mpamvu twegereye ahangaha kuri stand nanone kugira ngo twongere tuganire turebe ese byifashe gute. Watangira utwibwira mugabo? Nitwa Jean Damascene. Ukorera ihe company? Nkorera company Arius. Hano muri exposition mudufitiye iki mwagaragariza abanyarwanda? Aha muri Expo Arius company dufite ibintu bitandukanye by'ibicuruzwa birimo amavuta y'ubuto, harimo umuceri, hakabamo ifarini, hakabamo n'amaomo, ibicuruzwa byo muri Azania. Kuko Arius company ni ihagarariye Azania mu Rwanda, igahagararira uruganda rwa Metemera mu Rwanda, igahagararira na uruganda Adima rucuruza amabiswi. Dufite ibicuruzwa bitandukanye rero turugenda duhereza abakiriya baza batugana ahangaha, tunamurika tubereka ibicuruzwa byacu, tukageramo by'umwihariko akawunga kacu kitwa umwihariko. Ako kawunga ni akawunga keza kameze neza kandi abakiriya bagomba gukunda n'abanyarwanda bose muri rusange. None ubwo umunyarwanda wese wagera hano azabasura muri iyi minsi isigaye, ariko nagira ngo mbabaze, ese ni inshuro ya kangahe wenda mwaba mwitabiriye iyi expo? Iyi expo giye ku bwanjye ni nk'inshuro ya gatatu, kuko ntago ari ubwa mbere nabanyijemo, inshuro ni nk'iya gatatu nyiza. Byiza cyane, twagira ngo twumve noneho nk'ubushize ubwo waba waragiye witabirira imurikagurisha, ugareba n'iki gihe ubu ngubu turimo cyo kwirinda COVID-19, urabona ari izihe mpinduka cyangwa ni irihe tandukaniro ugereranyije igihe cyashize n'ubu ngubu? Itandukaniro rirahari cyane, n'impinduka zirahari. Ugereranyije n'imurikagurisha ryagiye riba, kuko nkuko nagiye ndigeramo ritandukanye n'iri ngiri cyane. Iri rifite umwihariko waryo utandukanye n'ibindi, kuko ari mu bicuruzwa, ari mu bakiriya, ari mu kwitabira, riratandukanye kubera cyane ariko ni COVID. Kuko ubundi mbere wasangaga abantu baza bagura ku bwinshi, bitabira baza, harimo ibintu bitandukanye, ariko ubu ngubu ikigaragara nuko abantu baraza ari bakeya, ndetse n'abagerageje kuza baraza ubona nabo ari gakeya kubera ubushobozi buke bw'amafaranga. Byose ingaruka mbona ari COVID. Muri make ni ukuvuga ngo ubu ngubu abitabira cyangwa ababageraho ni bake ugereranyije n'ubushize. Nanone n'ikirebana n'ubushobozi nabwo ntibarimo kugura nk'uko byari bikwiye, uko byari bisanzwe. Nibyo koko bivuze, ubwitabire ni bukeya bw'abakiriya, kandi nanone n'ubushobozi ni bukeya
ugereranyije n'uko mbere byaba bimeze. none se ko atari ubwa mbere nk'uko babitubwiye uje muri exposition ndetse na mbere y'uko mutangira kumurika mwari mubizi ko hari COVID-19 ariko nibura hari igihe mwavugaga muti hari iki ngiki twiteze nubwo ibihe bimeze gutya, none kuri ubu ngubu uyirimo wamaze kubona uko ibintu byifashe, ni igiki wari witeze mbere mu gihe wateguraga cyangwa mwateguraga kuza kwitabira, n'icyo mubona uyu munsi mu gihe murimo kwitabira mu kureba abaturage babagurira bagana babasaba ibisobanuro n'ibindi, urabona ari izihe mpinduka ugereranyije ibyo watekerezaga n'ibyiriho ubu ngubu? Murakoze. Ikigaragara nuko murikagurisha, ikigaragara nuko murika koko nkuko bivugwa cyangwa nkuko n'ubundi bimeze, cyane no kugira ngo izi produits zacu n'ibicuruzwa byacu bibugiye ahagaragara. Twari twiteze yuko mbere ubundi byarazamukaga ko abakiriya babonekaga, ni nako n'ubusanzwe ibintu byacu byazamukaga cyane bikamenyekana ndetse ku isoko tugacuruza kurusha, ariko ubu icyo twiteze kuri ubu ngubu ni uko umusaruro wagiye hasi ugereranyije n'abakiriya tubona, dugereranyije n'uko twagomba kubona umusaruro nk'uko twagomba kubona mbere. Wakoze cyane, reka dukomeze dusure twereke n'ahandi uko byifashe, ubwo tubifurije guhaha mu karongo. Murakoze, umunsi mwiza n'umwaka mushya muhire kuri twese. Bakunzi ba Katikati Media, dukomeje kubatembereza hano muri Expo 2020 aho irimo kubera igikondo, tubereka udushya dutandukanye, ariko hano turi kumwe n'abari b'u Rwanda, turagira ngo batubwire ese iyi kampani mukorera mukora ibiki? Mwiriwe, hano dukora amarangi akoze mu mapamba, arimukanwa, akora nka decoration, arinda imidite. Ayo marangi ushobora kuyajyana ahantu aho ari hose muri make. Ngo amarangi akoze mu ipamba, ubwo ni mu buhe buryo? Ni ipamba nyapamba noneho pamba nyine aba ari muri iki gishashi. Akoze ntabwo akoze nk'ayandi nyine, urabizi ko ayandi iyo ugiye kuyasiga bashyiramo intuza, peterole, tineri n'ibindi nk'ibyo nyine, ariko twebwe dukoresha amazi yonyine. None ayo marangi akaba afite uburambe bungana iki? Ese iyo uyagereranyije n'asanzwe ayo marangi ubona ko ari efficace ku rwego rungana iki ugereranyije n'ayo dusanzwe tuzi? Amarangi ni meza kuko navuga ko nta garanti agira, kuko uyimura ahantu hamwe uyashyira ahandi, kandi ugakura ku gikuta kimwe ukongera ugashyira ahandi. Yego, uyakura ku gikuta kimwe ukayasiga ahandi, atari nk'aya ngaya iyo ashaje usiga andi, ugura irindi ugasiga nyine bikaba bishyashya, ariko iri ngiri ryo urikura wari warisize, iyo urirambiwe wenda urirambiwe nko muri salo ukaba warijyana nko mu cyumba. Byumvikane ko nk'umuntu uba mu nzu ari umupangayi ashobora kurisiga, yajya kwimuka akazarijyana aho agiye. Yego rwose birashoboka, uramutse upangisha nyine uri umupangayi uraryimukana. Ese watubwira iryo rangi rifata igihe kingana iki kugira ngo ribe ryakurwaho? Ese nta gihe runaka rishobora kuba ritazavaho? Oya, nta gihe runaka rigira, ariko ku muntu ushobora kuba aba mu nzu akodesha ushobora kumuha nka garanti y'imyaka 5 nyine bitewe n'uko naryimukana, kuko ushobora kuvuga ati ndivanye mu cyumba, ibara ryari mu cyumba ndivanye mu cyumba njyanye muri salo, cyangwa ukava muri iyo nzu ukajya mu yindi nzu. Of course nyine ikintu gishyashya ntabwo kizama gishyashya, kigomba nyine kugenda kigabanuka, ariko nyine imyaka 5 ku muntu ushobora kuyimukana ni imyaka 5 ituma ya garanti. Hama ku muntu uba mu nzu ye nyine yateye ho nyine ni nk'imyaka 8 kugera ku 10 kugira ngo irambe. Ikindi kandi kiza cyane mu marangi, umwana ushobora kuryanduza nyine ku gikuta akaryanduza, cyangwa se intebe ikamwica ikica ku gikuta, cyangwa se imeza cyangwa igitanda rikabyica. Kujya sinzi ko nabisobanukirwa, mbahaye urugero ukuntu babikora. Natwe nicyo twifuzaga. Ese nta rugero mwatwereka ku buryo abantu bamenya ngo ese ibyo mutubwira bikorwa biti? Urugero twabaha ni ufata nyine rino pamba, urarifata ukarivanga n'amazi, inyuma handitseho litiro z'amazi ukoresha nyine bitewe n'ishashi baguhaye. Hanyuma iri
pampu ubona hano iri ngiri niryo twafashe tuvanga n'amazi kugira ngo nyine tubereke example niryo twasanga n'amazi urarifata ukavanga n'amazi nyine ugendeye kuri amazi bagwa nyine kushashi ukoreshaho ugafata igikuta cyawe rijya ahantu hose usibye ku cyuma kuko nyine icyuma n'amazi bibyara umugezi. Nk'uko ubibona nifatishije intoki ryanjye ntabwo rihumura ntabwo ryanduza nshobora kurisiga kandi nkomeza nsa neza nk'uko nyine muyibona. Hama iyo ugiye kurisiga waritobye n'aya mazi yawe ufata ugasiga ku gikuta cyawe bikibona bikajyaho hanyuma ryumira amasaha 24 yari rimaze kuma. Hama Jonathan nyambabwiye nababwiye ngo nk'umwana ashobora kuza akaryanduza bitewe niba ari misano wenda tuve ko ahanga ariho yanduje. Hano handuje uzahafata uhatera amazi namara kumuka haba harumye nyine watera amazi hagatoha ukagira gutya ukakuramo namara kuvamo irarange ni elastic. Sima kuvuga ngo kuri kampani mnyezi indi bara risa gutya cyangwa iki niki oya ufata handi ukagenda uhahuza gutya hamaze gutota ukagenda uhahuza. Ni kimwe uko intebe yahica igitanda ikindi kintu nyine cyahabangamira singa ko baza kampani ngo umume kuri ndirange oya ukuramo akantu kapfuye ukongerwa ahuza ko ni elastic. Iri mubona hano nibyo ryiringiri iringiri hano cyangwa se ririya riri hara hejuru twasize hariya kandi ano marangi sima ko asiga ku kikuta gusa oya ashobora no kujya kuri plafond nkuko mubona hara kuri stand yacu nyine niho hagiye kuri plafond ubona naka design keza ushobora gusiga no satandukanye kandi hagasa neza bigakunda. Ni risirimu yo narange turabashishikariza ko mwese mwatugana tukagira inzu zanyu zigaca neza mukagira good designer mu nzu zanyu. Murakoze banyarwandakazi muze mwihahire dore udushya ni twinshi ariko ahangaho haranyemeje. Bakunzi ba Katikati Media dukomeje kubatembereza hano muri exposition. Hano turi kumwe n'umugabo yatangira twibwira. Ye nitwa Arno nkaba nkorera Women Chambers of Association hano muri Expo. Women Chambers of Association mukora iki? Harimo ibintu byinshi bya made in Rwanda, harimo abagore benshi bagera nko muri 20 bose bafite ibintu bitandukanye, harimo imyenda, harimo ibintu by'amaleza, harimo dukapu, harimo udupfukamunwa, harimo ibintu byinshi urebye ntago bazaze birebera. None ndizera ko n'ubwa mbere witabiriye exposition cyangwa usanzwe n'ubundi uza? Ye nsanzwe nza ni nk'iya 10 nitabiriye. None twagira ngo tukubaze uko ureba abantu urujya n'uruza rw'abantu kuri uyu munsi, ese wowe urabona ubigereranyije n'ibyashize urabona situation imeze ite? Urabona abantu bitabira nk'uko byari bisanzwe? Urabona kuri wowe ni icyo ubona mu bwitabire bw'abantu? Sasa ngiye ko mbibona abantu baragabanutse yego, ariko abari kuza bose bari kuza bafite gahunda baje no kugura. Urumva ngenda ndabona nta kibazo ko n'ubundi ayo twashyizemo twayagaruje, urumva nta kibazo pe. None mu birebana n'udushya, ese hano twari dusanzwe tuzi ko hari kenshi tubona ibintu bishya bigenda biza, nkawe nta kintu wavuga uti iki nabonye ari ikintu kitari gisanzwe mu byo nzi? Ko noneho turi muri covid promotion ababwira abantu bose harimo udupfukamunwa 10 tugura 5. Ko turi kwirinda covid niyo promotion ya mbere nahera mbabwira. Hakaba harimo na sanitizer zigura 1,000-2,000 bitewe nuko wifite, n'imyenda, udukapu nk'utu ngutu turimo n'utundi twinshi. Ese wowe urabona turebye uko abantu birinda icyorezo, gusigamo intera hagati y'abantu, gukaraba mu ntoki, gukoresha umuti wabugenewe sanitizer n'izindi ngamba zose zigenda zifatwa n'ubuyobozi bw'igihugu, urabona byubahirizwa gute ugereranyije n'uko amaso yawe aguha? Ngenda ndabona bimeze neza ko abantu ari bakeya kandi polisi ikaba irimo n'abantu bashinzwe
bashinzwe kudukangurira kwambara udupfukamunwa, ndabona abantu turi kwirinda neza ahantu hose. Standi ifite sanitizer, hari amazi yo gukaraba. Urebye hano nta n'umuntu ufite covid, njye niko nabivuga. urakoze cyane kuduha umwanya wawe. Urakoze. Bakunzi ba Katikati Media, nk'uko musanzwe mubizi, aha turacyari muri Expo. Aha hantu hahoze hakorera abacuruzi ibinyobwa bya Skol, murazi stand yabo yabaga iri hano, habaga hashyushye cyane, ariko ubu murabibona ko hari jaride rwose itoshye, nta muntu uhari, nta n'inyoni itamba, kandi Expo iracyakomeje. Byumvikane ko iki ni ikigaragaza ko COVID-19 ni ikibazo kuri buri muntu wese. Ni ukuvuga ngo niba cyagiye twaridagaduraga, ariko uyu munsi bikaba bimeze gutya, ni ukuvuga ngo nitutirinda noneho bizaba bibi kurushaho. Twabakanguriraga rero buri wese akomeze ingamba kugira ngo turebe ko nibura ubutaha mu bindi bihe tuzongera tukabona imyidagaduro nk'uko twajyaga tuyibona hano, ababyinaga, abanywaga agasembuye, abakoraga n'ibitandukanye, hari ahabaga ibikinisho by'abana. Ngira ngo naho umuntu ashobora kubereka ku kindi gice, ibintu rwose hano biratandukanye kandi birumvikana. Ni kubw'impamvu ahangaha muri iki gice niho twajyaga tubona ibyicungo ndetse n'ahantu abana bajyaga bakinira, haba hari imikino itandukanye, ariko kuri ubu ngubu murabibona ko kubwo kwirinda COVID-19 nta bintu birimo kuhakorerwa, ariko turizera neza yuko buri munyarwanda nafata ingamba zifatika kugira ngo duhashye iki cyorezo. Birashoboka ko umwaka utaha mu gihe nk'iki twazaba tukirimo kwidagadura. Ingenzi, Katikati Media.